intego nifuza kuba nafashwamo nuko nakomeza gushyigikirwa ibyangombwa umuntu umusiporutifu akenera ibikoresho byinshi bihari nanjye nditeguye ndi tayari gukora nkabazanira intsinzi. Ubonaho ibyo bikoresho yo koresha imyitozo? Hari ibikoresho biba bikenewe cyane ariko bimwe muri byo babasha kubimbonera nawe ubundi nanjye nkigaragaza ngakora imyitozo nta kibazo. Kugeza ubu ngubu ibyo ukora imyitozo sura bifite bituma upima ibyo biro umutoza uramufite gutyo? Umutoza ndamufite yahawe n'ubumenyi buhagije ariko nawe hari ibyo abakenewe umutoza kugira ngo abashe guhora afite izo mbaraga zo kugutoza kuko nka parapuwari ifite ni ikintu kiba gisaba ingufu ku buryo umusiporutifu aba yahawe ibyo akenewe byose kugira bimwemerere niva agezeho kwikomeza akazamuka uburyo nifuza nibyo 80 n'imigereka ngezeho kuzabivaho nkazagera. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23.